Bino bihe ingo ziratandukana ntihagire umenya ikizitandukanya. Umugabo n'umugore bashakanye bakundanye ugasanga mu ngo hajemo intonganya barimo baratandukana. Nyamara abenshi bavuga ko ari ibihe, ari isi tugezemo yo kurunduka. Abenshi bakabivuga uko babyumva n'undi wese akabivuga uko abyumva. Muri make twabuze muri kumwe ni G-Boy. Mbanje kubasuhuza abanyarwanda mwese muri rusange n'abadiaspora mwese ndabasuhuje. Turanabashimira ku bw'agaciro kanyu muduha ko kuba mutwitaho mukatuvugisha mukatuganiriza. Ni byiza, ni byicwa mwigomye kugira ngo tubane. Kubw'umwihariko rero ibyo tubagezaho nk'amavideo runaka, nk'amakuru tuba twagiye gutara hanze hirya no hino tukayabagezaho. Uyu munsi twabazaniye ikintu cyo kubaganirizaho. By'umwihariko uyu munsi turabaganiriza ku kintu turi bwaze kwita uyu munsi turaza kuvuga ku mugore n'umugabo. Umugore n'umugabo turabavugaho iki rero? Ndumva uyu munsi nshaka yuko turi bwaze kuvuga ku buryo umugabo atandukana n'umugore, cyangwa se umugabo aca inyuma umugore we yishakiye, basezeranye cyangwa se banabyaranye. Tukaza kuvuga n'ukuntu umugore se gute aca inyuma umugabo we bashakanye. Twihuse wowe ubyumva ute? Jya muri komenti. Niba utarakora subscribe ukore subscribe. Niba udafite link yacu utarakoze subscribe, ikintu kigusaba ni uko uri bwabanze ukajya kuri YouTube channel yacu ukandikamo G-Boy series. Ni mu magambo G-Boy ni mu magambo makuru ya series ni amagambo matoya. Ugahita tubona ukore subscribe na like, noneho ubashe kujya udukurikirana. By'umwihariko twatangiye. Wabivugaho iki? Kuduhamagara kuri telefone yacu ni 0783177588 kugira ngo tugendane neza. Muduhamagare cyangwa se mutwandikire ama SMS. Nk'uyu aranditse ngo biterwa n'irari ry'abagabo kugira ngo umugabo ace inyuma umugore. Wowe byumva ute? Nabanganya Imana aragira ati G-Boy turabakunda. Umugore n'umugabo kugira batandukane ni uko hagati yabo haba hatarimo ubwumvikane bitewe no mu nzu, mu rugo rwabo uko babanye. Wowe ese ubyumva ute? Kwizera aragira ati G-Boy turabakunda, mwaramutse neza, icyumweru cyiza kuko tubishimira tukabakunda turi kumwe. Nakoze subscribe rwose, ibintu mutugezaho nibyo ibintu mutugezaho rwose ni byiza cyane. Murakoze cyane. G-Boy turagukunda, ni Kayisengerwa mu Mutara, turi kumwe kandi turabakurikirana kugira ngo umugabo ace inyuma umugore we nuko baba batumvikanye mu rugo rwabo. Ikintu nshaka ko muza kutugezaho icyo turacyumvikanaho. Biragaragara yuko ari kimwe muri ibyo byose murimo kutubwira mushaka kutugezaho, ariko se kubera iki aca inyuma umugabo cyangwa agaca inyuma umugore we? Icyo nicyo nshaka kumenya. Icya mbere umugore
abafite ibyubaka urugo, nta kiba cyabuze. Umugore urebye nk'uyu ni mwiza, ni munini, araringaniye, ni mwiza cyane. Kuki urengaho ukajya ku muturanyi? Kubera iki ujya urengaho ukajya kureba abandi bo hanze kandi umusize? Icyo nicyo dushaka kurebaho. Kuki uba ukundana n'umukunzi wawe mwiza wishimiye, ese ubu ngubu nibwo ubonye ko ububi bwe buje? Icyo nicyo nshaka ko tuganiraho kandi mukitugezeho. Uyu we aragira ati, ubwiza bw'umukobwa ububona mukiri kumwe, iyo mumaje gutandukana uramubura burundu pe, kandi ntiwongere kumubona hafi yawe. Murakoze. Ndagira ngo twese tuganire muri rusange. Ese wowe ubyumva ute? Jya komenti utwandikire, utange igitekerezo cyawe, twumve icyo nawe ushaka kutugezaho. Ahangaha muri kumwe na G-Boy uzajya ubagezaho buri kimwe cyose mwumva mwifuza, kandi turabakunda rwose, turahorana. Kuba uyu munsi tubagejejeho kino kiganiro kubw'inkunga yanyu muduha n'umwanya wanyu muduha, kugira ngo tubashe kumva ibitekerezo byacu twese muri rusange. Turabashimira cyane by'umwihariko, kandi murakoze. Tuzabana n'ubutaha ku kindi gitekerezo tuzaba twagize. Niba wumva hari icyo ushaka kutugezaho cyangwa ushaka tuzavugaho ubutaha, utwandikire muri komenti. Murakoze. Bye bye.